tugihagaze twakire umukozi w'Imana umushumba kandi n'umuvugabutumwa Sara Mutesi. Karibu Imana igumugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu mugoroba w'uyu munsi twongeye kuguha icyubahiro Mana, turi mu nzu yitiriwe izina ryawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo ijuru ni intebe yawe, isi ikaba intebe birenge byawe. Nyiringabo Imana, abakobwa n'abahungu bawe dutaramiye ku ntebe birenge byawe Nyiringabo. Mana, waravuze mu ijambo ryawe mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 17, uravuga ngo nimuve hagati y'ababandi mwitandukanye, ngo nimukore kugihumanya, ngo nanjye nzabakira, ngo kandi nzababera so abakobwa n'abahungu. Data rero twaje nyaguhoraho, twaje Nyiringabo Imana, twaje kugira ngo twitandukanye n'ibidatunganye, twaje kugira ngo twe gukora kubihumanye, kugira ngo twerezwe imbere yawe Nyiringabo. Uyu munsi utwishimire nk'abakobwa n'abahungu bawe, uyu munsi umutima wawe utunezererwe Nyiringabo Imana, mu izina rya Yesu. Gusenga kwacu ni kugira inkomyi imbere yawe Mwami, kukubere umubavu uguhumurira neza, nuko ubwoko bwawe nabwo bunezezwe n'ineza yawe n'imbabazi zawe n'imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe Nyiringabo Imana, bwururuke ku buzima bwa buri wese. Urakoze rero Umwami Imana yacu, reka mpinduke igikoresho nawe ukore, uvugane n'ubwoko bwawe, kandi ngo uwigisha agabane n'uwigishwa. Reka nanjye mfashwe hamwe na bagenzi banjye, dufashwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe Mwami ridutyaze, riduhindure ibyaremwe bishya umunsi ku wundi. Ntabwo dushaka guhora mu bya mbere bya kera, ahubwo turashaka kuba bashya mu buryo bw'umwuka Nyiringabo Imana, kuba twakira agakiza gashya muri twe. Ntabwo dukeneye kuramizwa, guhora turamizwa amata, ahubwo dukeneye kurya ibyo kurya bikomeye. Data, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, nzi kuri Imana ikomeza kutugirira neza. Cyubahiro ni kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yesu nashimwe cyane. Amina. Haleluya. Haleluya. Turakomeje rero, turakomeje kuri ya ntego mu gusenga. Ntabwo tujya hirya y'iyo ntego. Yesu nahimbazwe cyane. Imana yacu nahabwa icyubahiro. Ni muri cya cyanditswe dushingiraho tukabona n'ibindi bijyanye. Muri Yakobo 5:16 havuga ngo mwaturirane ibyaha kandi musengerane, kugira ngo kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Yasenganye iki? Umwete. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Gusenga ni iki rero? Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. 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 Icyambere gusenga ni uko ugomba kuba uciye bugufi, uzi neza ko udashoboye. Yego, kuko ushoboye nta cyaba kikuzana. Ushoboye nta cyagutakisha, ushoboye nta cyatuma winginga. Impamvu utaka nuko udashoboye, hari ahandi ukeneye ubutabazi. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Hari ahandi ukeneye ubufasha. Hanyuma iyo ukeneye ubufasha rero, ntabwo wishyira hejuru, ahubwo uca bugufi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kagaragaza ko udashoboye, kagaragaza ko ntacyo wakwigezaho, kugira ngo uwo ushoboye abashe kugushoborera byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kandi nongere nshimangirira ijambo, nongere ndishimangire. Gusenga kujyanye no kwihana. Iri jambo nurishyira hirya yo gusenga, nshuti yanjye, uraba utajyanye ukuri kuzuye. Gusenga kujyanye no guca bugufi ukihana.
ukagaragaza ko ntacyo uri cyo udashoboye, Yesu nahimbazwe cyane. Ukagaragaza ko nta gukiranuka kwawe wihagazeho wishingikirijeho, ahubwo ukeneye gukiranuka kw'Imana, akaba ari kuhagararaho, akaba ari ko wishingikirizaho. Uko niko kuzakugeza kure, uko niko kuzasenya ibihome biri imbere yawe, uko niko kuzakubita hasi byishyira hejuru imbere yawe. Gukiranuka kw'Imana ni kuba muri wowe, atari ukwawe wihimbiye, atari ukwawe wiremekanyirije, ariko kw'Imana ni kuzamuka muri wowe, kuzakubita hasi byinshi, ikishyira hejuru cyose imbere yawe. Gukiranuka kw'Imana kuzagikubita hasi. Haleluya! Imana yacu nihabwa icyubahiro. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya! Abigishwa babwira Yesu, baramubwira batari ko turashaka kutwigisha gusenga. Baramubwira ngo turashaka kutwigisha gusenga natwe. Iyo tubona dusenga bidakwiye, iyo tubona tutagera aho dukeneye kugera, turashaka kutwigisha ijambo ryitwa gusenga. Rero natwe turishimikire, turikurikire, tubashe gusingira ibyo wowe nawe wasingiriye. Amen. Haleluya! Ayo magambo ari muri Luka ibice 18. Guhera ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo abacira umugani. Twagiye. Murongo wa mbere. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ngo abacira umugani wuko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Mu Kristo ukwiriye gusenga iteka utarambirwa. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya! Twikomereze. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe, utubaha Imana ntiyite ku bantu. Utubaha Imana ntagira ate? Ngo ntiyitaga ku bantu. Icya mbere ntiyubahaga Imana, icya kabiri ntiyitaga ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Ariko ngo muri uwo mudugudu harimo iki? Harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Bene data, ninde hano waje muri aya masengesho adakeneye kurengerwa? Ninde waje hano adakeneye ko Imana imurengera? Ninde waje hano adakeneye ko Imana imutabara? Hari ibyo ukeneye kwigutabara mu by'ubugingo, hari ibyo ukeneye kwigutabara no mu by'umubiri. Yesu nahimbazwe cyane. Ibyo utashoboye kwikorera, ibyo utashoboye kwigezaho, Yesu nashimwe. Haleluya! Wateye intambwe uza hano kuko ukeneye ubutabazi guturuka ku Mana, kuko ukeneye ko Imana ikurenganura, kuko ukeneye ko Imana ikurengera, kuko ukeneye ko Imana ikuvuganira aho utakwivuganira. Inshuti yanjye, aho utakwigeza kugira ngo Imana iguteze intambwe igira ahandi kugeza. Ngo aramusanga uwo mugore w'umupfakazi, asanga uwo muntu utubahaga Imana, asanga uwo muntu utaranakundaga n'abantu ntanabiteho. Aramusanga aramubwira ati ndashaka kundengera ku mwanzi wanjye. Nubwo ntubahe Imana kandi sinite ku bantu. Umva, uyu muntu aravuga ngo nubwo ntubahe Imana kandi sinite kuki? Ku bantu. Ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera. Kuko uyu mupfakazi agize ati anduhije ndamurengera. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Iri jambo rishatse kuvuga ko uyu mugore atagiyeyo rimwe, ntabwo yagiyeyo kabiri, ntabwo yagiyeyo gatatu, ntabwo ari kane, yewe ntabwo ari 10, ahubwo yahoragayo. Gusenga ni ugutitiriza, ntabwo birambirwa ngo bivamo tujyambe ivuyemo. Niba usenga ukarambirwa kavuga ngo igihe nayisengeye Imana, yewe igihe nayisengeye nasabye iki Imana, ntabwo Imana bayivumburaho. Yesu nahimbazwe cyane. Imana ntibayivumburaho. Yesu nashimwe. Niwe ivumbura, niwe uzaba wihe
utayihemukiye ntacyo uhombye Imana. Yesu nashimwe. Imana irashaka kuyititiriza, Imana irashaka kuhozaho, Imana irashaka kutarambirwa. Yesaya yaranditse aravuga ngo yemwe mwabibutse Uwiteka mwe, ntimukamuhwemere, ntimugacogore, ngo kugeza ubwo Yerusalemu hazaturuka amashimwe. Ntabwo ari muri Yerusalemu hariya tujya twumva mu Isirayeli, ni muri wowe imbere. Uzatitiriza Imana, uzayihora ku mavi, uzahora ku mavi usenga, uzahora ushaka mu maso yayo, uyishake nikwitamurira Yerusalemu y'umutima wawe hazaturukamo amashimwe. Uzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana uvuze impundu z'abanesheje. Amen. Uvuge ngo Imana yaranshubije. Yesu nahimbazwe. Ntabwo Imana bayivumburaho bene da tujya tubabona. Njyewe igihe nasengeye ko nasenze ngaho mu butayu, ngaho kanyarira, ngaho mu mazi y'ibyumba, ngaho rehehehe, ngaho ndarekeye ukagira ngo urayihimye. Yesu nashimwe. Haleluya. Umugore ntabwo yacogoraga. Buriya utagira ngo uyu muntu utarubahaga Imana, uyu muntu utaritaga ku bantu. Urumva uyu mugore yaravagayo gusa nta gisongo yamukubise? Nta gisongo yamukubitaga cy'ikijambo? Yarakimubwiraga kabavira ku muryango. Mwebwe nkamwe mwandushimwe, mwebwe zitagira hepfo na urashaka iki? Va hano. Urujya akarukubitaho yaruhondaho. Mugore akavuga ati ndatasha ariko mu cyakare ndabandi hano, uzandengera tu ntabwo nzahava kugeza unshubije. Amen. Haleluya. Mu cyakare umugabo yajya gukingura agasanga umugore ari ku muryango, ntabwo yikakaza, ntabwo arakara, ntabwo ahinduka, ntabwo acuyuka, ahubwo ahora aciye bugufi kavuga ngo databuja mbabarira ndengera ku mwanzi wanjye. Ntabwo usenga yikakaza, ntabwo usenga yirakaza, ahubwo aca bugufi iteka. Amen. Iyo uriya mugore azamura akazana akarindi cyane ntabwo yari kurengerwa, ariko umugabo yaramukaramiraga akamubwira nabundi akarushaho guca bugufi. Iki akarushaho guca bugufi. Mu gitondo akagaruka akamubwira nabi, agaca bugufi ntashubize, kavuga ngo rega databuja nta wundi uzandengera, ni wowe. Nubwo bimeze bitya nta wundi uzandengera, nubwo mbwira gutyo nta wundi uzantabara, ni wowe uzantabara. Yesu nahimbazwe cyane. Umugabo ageze haravuga tumva nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu, ariko uyu mugore arandembeje. Aka karindi k'uyu mugore ndakarushye, aya marira y'uyu mugore ndayarushye, aya maganyaganya ndayarushye, reka mucaburire ikibazo. Yesu nahimbazwe. Ndana nkubwira inshuti yanjye wicika intege, wicika intege, komeza utitiriza Imana. Kandi njya mbwira abantu ngo nubona byakomeye ujye wemeza umutima wawe ko bigiye gusobanuka, ujye wemeza umutima wawe ko bigiye kurangira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Buri inkoni yijya gushya ntabwo ipfa gushya, ahubwo irashyuha bigatogota cyane, byarangiza bigashya ubundi bakarura bakarya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nusenga ukabona bikaza umurego, nusenga ukabona nta sura ihinduka, nusenga ukabonaho kugira ngo byeruruke biraba umutuku, jya umenya ngo ubwo ngubwo bigiye gukemuka, jya umenya ngo ubwo ngubwo bigiye kurangira, jya umenya ngo ubwo ngubwo iherezo ryabyo rirageze. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Yashimira Imana uruganda nanyuzemo rujya rumpa imbaraga zo kumva ko nta kintu cyantera ubwoba. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imyaka 5 namaze ndwanywa n'abadayimo, ndi umurokore, senga nkiyiriza, nkashaka mu maso ariko ntibihindura isura, ahubwo bikarushaho gukomera. Ariko Imana ariko nanjye nkomerezamo, muri ibyo tunyuramo tuvanamo gukomera. Amen. Nongere nkubwire ngo iyo utarakarangwa ntabwo uhumura kandi nturyoha. Yego. Iki waba uryumvishije ijambo mvuze? Ntabwo uryumvishije. Ndavuze ngo iyo utarakarangwa ntiwahumurira bari hanze utakaranzwe, kandi nta nubwo waryoha. Yego. Ariko iyo Imana ikunyujije ku ipanu
ikagukaranga nawe ugahora utaka ukinginga ugataka uri ku ipanu disi urakarangwa ikabanza ikakureka ugashya neza impumuro yawe ikagira aho igera impumuro yawe ikagira aho igera impumuro yawe ikagira aho igera impumuro yawe ikagira aho ugera. Yesu nahimbazwa cyane yamara kugukaranga neza si uko itakumva si uko itakwitayeho ahubwo ikeneye kushya neza ahubwo ikeneye kuhumura ahubwo ikeneye kuryoha. Haleluya. Warangiza ikakwarura iki se ikakwarura. Yesu nahimbazwe. Haleluya haleluya amina haleluya. Aba bigishwa bahura bari kumwe n'umwigisha Yesu basanga umuntu wavutse ari impumyi wicara aho uhora asabiriza. Barangije baramuhindukirana baramubaza batari ko mwigisha uyu muntu niwe wakoze icyaha kugira ngo abe ameze atya cyangwa n'ababyeyi be bacumuye kugira ngo abe ameze atya? Arabusubiza atoya ntabwo ari uyu muntu wakoze icyaha nta nubwo ari ababyeyi be bagikoze ahubwo ibi bibereyeho kugira ngo imirimo y'uwantumye igaragarire muri bene nk'aba imirimo y'uwantumye igaragarire muri bene nk'aba. Arangije uriya muntu yari ku ipanu yarimo akarangwa ari ku ipanu y'ubuhumyi. Yesu nahimbazwa cyane. Tibaza ko atiganyiraga sibaza ko atatakaga tibaza ko atibazaga atariko jyewe kuki bimeze bityo. Yesu nashimwe. Haleluya. Amaze kubabwira atyo ngo acira hasi ngo atobesha konda amacandwe arangije akamusiga ku maso ngo aramubwira ngo nagenda yiyuhagire ngo mu kidendezi cyitwa Sorowamu ngo bisobanura ko yatumwe. Arangije aragenda ariyuhagira amaze kwiyuhagira amaso akurwaho igihu arahumuka arabona arareba aritegereza ngo bari bamuzi n'abajyaga bamubona ngo baribaza ngo niwe cyangwa siwe ese arasa nawe nawe arababwira ngo ni jyewe narahubwira ngo kuca kuri iryo panu ariko komeza utake Imana nigukoraho gutya abari bakuzi n'abajyaga bakubona bazibaza ngo niwe cyangwa siwe ese arasa nawe. Amina. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Komeza utake inshuti yanjye komeza winginga Imana wicika intege wicibwa intege n'ibyo ubona habe nibwo usenga ukabona birushaho kurumbarara nta kibazo komeza. Yesu nashimwe. Haleluya haleluya. Zakariya 4:6 buriya ntabwo umusozi ntabwo wari woroshye imbere ya Zerubabeli inshuti. Yarasenze ngo umusozi uveho biranga aringinga umusozi uveho biranga aratitiriza abona ntibigenda inshuti ziramufasha kuwusunika biranga abandimwe bashyiraho amaboko biranga. Barangije barayamanura bati wirwarize n'inshuti zitirwarize. Yesu nahimbazwe cyane. Arangije nawe abona ntabwo azawusunika buriya yavuze nk'uko ijambo ritubwira muri Zaburi ngo nduburira amaso yanjye ku musozi mbe gutabarwa kwanjye kwava he ni ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Amaze kuyamanura inshuti ziyamanuye abavandimwe bayamanuye Imana iramuhindukirira iramubwira ngo Zerubabeli we erega ntabwo ari kubwa amaboko ntabwo ari kubwa imbaraga inshuti zanjye ahubwo ni kubwa umwuka wanjye. Ihindukirira umusozi wari warazanye amashami wararumbaye irawubwira ngo wa musozi we munini cyane mbe wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli urakurwaho hahinduka ikibaya Zerubabeli atambuka nezerewe. Amina. Komeza usenga Imana komeza usenga Imana komeza ushaka mu maso y'Imana. Yesu nahimbazwe cyane. Kandi ngo ikizabeshaho umukiranutsi ni ukwizera. Kwizera si uko wizera ibyo wasingiriye si uko wizera ibyo ufite wizera ibyo utarabona wizera ibyo udatekereza naho bituruka wizera ibyo utabona n'inzira yabyo ariko ukabyemeza umutima wawe ukabyizera ukavuga ngo nubwo bimeze bitya siko bizaba. Kuba mutegereza ntawe ukorwa n'isoni keretse uva mu isezerano ari nta mpamvu kandi ndihagazemo. Kajya muri Yesaya 50:7 kavuga ngo kuko umwami Imana azantabara kuko umwami Imana azantabara niyo mpamvu ndamwara. Amen. Niyo mpamvu mu maso yanjye hakamera nk'urutare si uko byari byavuyeho. Yesu nashimwe. Aravuga ngo umurezi wanjye ari niyigire hafi kuko unsindishiriza turi kumwe. Izi
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mukomeze nshuti, mukomeze mushaka Imana, mukomeze mushaka Imana, ngo ikunda abayikunda, abayishakana umwete barayibona. Umwete ntabwo ari intege nke, ntabwo ari ukurambirwa, ntabwo ari ugucogora, ni umwete ni uguhozaho. Yesu nashimwe, haleluya. Umugore agira ate, atitiriza umugabo ahageze aravuga tumva, nubwo ntubaha Imana, nkaba ntita no ku bantu, ngiye kurengera uyu muntu, amvire ku muryango nduhuke. So mama, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera kugira ngo atazahora aza iminsi yose nk'uko byari bisanzwe. Buvuga ngo yazaga iminsi yose, iminsi yose, ntabwo ari kuwa mbere ngo asibe kuwa kabiri ageyo kuwa gatatu. Oya, iminsi yose. Arangira aravuga ati ngiye kumurengera kugira ngo atazongera kugaruka hano iminsi yose. Nuko umwami Yesu arabaza ati, imwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ntimwumvishije koko? Nibura ntimwumvishije ibyo umucamanza utarubahaga Imana? Yesu nahimbazwe, haleluya. Mwagize ate? Mbese yazirangarana Imana yo ntizita. Subiramo iryo jambo. Nuko umwami Yesu arabaza ati, imwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese Imana izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ese Imana yazirangarana? Reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo Imana izakurangarana. Yesu nahimbazwe, haleluya. Ahubwo Imana yacu ikorera mu gihe cyayo. Turumvikana? Imana yacu igira ite yemwe? Ikorera mu gihe cyayo. Yesu nahimbazwe, haleluya. Ariko wowe icyo bigusaba ni uguhozaho, ni uguhataho kugeza igihe cy'Imana gisohoye, Imana ikagusubiza. Yesu nashimwe. Nyasoma amagambo nkayatekerezaho cyane. Nasomye ku ijambo riri kuri kiriya gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, aho bavuga umutwe w'amagambo uvuga ngo ubukwe bw'ikana. Simujya muhasoma ngo Yesu bamutumirana n'iki? N'abigishwa be. Ngo kandi na nyina Mariya yaragize ati, yarahari. Ngo maze vino igira ite? Irashira. Wari witegura abashyitsi, watumiye, ufite ibyo kubazimana, byarangiza bigashira, abo watumiye utaba serve ibyo wabateguriye. Urumva uko kumwara? Urumva uko gukorwa n'isoni? Urumva uko guseba? Yesu nahimbazwe cyane, haleluya. Ngo vino igira ite? Irashira. Ariko vino ishize, Mariya yarahari, yarabizi neza ubwo Yesu ahari, ntabwo bari bukorwa n'isoni, ntabwo bari busebe, ntabwo bari bumware. Arangije ngo aramwihererana kuko yaramuzi imibanga, aramubwira ngo vino yashize. Uzi ko Yesu yamubwiye? Yaramubwiye ngo mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Senga, komeza usenge, igihe kitaragera ntizagusubiza, ariko igihe nikigera izakwitamururira. Isi izabimenya, abaturanyi bazabimenya, abo mukorana bazabimenya. Ariko icyo bigusaba iki? Bigusaba kuba uziranye nawe, bigusaba kuba uziranye na Yesu. Nibwo utazacika intege, nibwo utazanamuka, nibwo utazananirwa, nibwo uzakomeza ugatitiriza. Biragusaba kuba muziranye. Mariya ntiyacitse intege kuko bari baziranye. Hari ibanga yaramuzimo, ntabwo yacitse intege. Uzi icyo yakoze? Yaciye ruhinga nyuma, aragenda abwira abahereza, arababwira tumva, icyo ari buvuga mu gikora mwebwe nimwibashe ntimuzuyaze. Icyo ari buvuga mu gikora ndabizi ubwo ari hano. Iki ubwo ari hano nta kiri bupfe. Nubwo turira ariko Yesu turamufite, nubwo turuzara ariko Yesu turamufite, nubwo twakwambara ubusa ariko Yesu
turamufite. Nubwo turi mu bukode tutarubaka, ariko Yesu turamufite, kandi ubwo tumufite dufite igishoro gikomeye. Amen. Hallelujah. Arababwira ngo icyo ababwira mu gikore. Igihe cye kigeze rero, Bibiri irambwira ngo hari intangwe 6 ngo zaremwe mu mabuye, ngo intangwe imwe yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3. Aho hakubwira ikirata, ntabwo za ntango zahagurukagaho ziri, ahubwo bajyaga kuvoma bakazana bakagira bati bagasukamo kugeza zuzuye. Ngo zashyiriyeho umuhango w'abayuda ngo wo kwiyeza. Iki Yesu nahimbazwe cyane. Ngo nuko Yesu arababwira ngo nimugende mudahe mwuzuze intango. Kuki atababwiye ngo mugire ibice? Mwuzuze. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Bibiri irambwira ngo Yesu ni isoko y'amazi y'ubugingo, ngo kandi ni iriba ry'abasenga. Amen. Kuvoma biravuna. Uzi ukuntu biba byabavunnye? Ubuse wabuze umugati, wabuze buruba yo gusigaho, nibura se wabuze umugati wa yabuze ikijumba, yabuze umwumbati se ngo awurye, ariko hari icyo wigwamwe kugira ngo uvome. Urimo uravoma. Amen. Urimo uravoma. Birimo birakuvuna. Yesu nahimbazwe. Ababitangiye batabimenyereye ubu barahaguruka mu mafi hakazamo umunyu, hakaryoherera, bakumva agashyitsi mu nda. Urimo uravoma, ariko numara kuzuza hari ibiri buhinduke, numara kuzuza hari ibiri bikoreke, numara kuzuza ntibisigara uko byari bimeze. Kuvoma biravuna, ariko nshuti bivuna cyane iyo uvoma igice. Uzavoma igice, wikorera igice, jerekani y'igice, maze kuzungurukane ye, ikujyana inyuma, ikujyana imbere, ujya iburyo ujya ibumoso. Ariko iyo wikoreye yuzuye iragutsindagira, ukagenda utuje, utanyeganyega, utajya hirya, utajya hino. Iyo utuye urakoresha ugasaguriraho n'abandi, kuko wajyanye ibyuzuye. Bene data, no kuyobora abakristo b'ibice biravuna. Kuyobora abakristo b'ibice biravuna. Nibo bazana menshi mu bandi, nibo bazana amacakubiri mu bandi, nibo bazana amagambo adahwitse, nibo bazana amatiku. Ariko iyo byuzuye uzi umuririmbyi wuzuye neza, ntawe umuzanira menshi, arabona hajya se, reka do aruzuye, yuzuye ubuntu bw'Imana, menshi yawe uyagarukane. Amina. Uzibeshye ugira ijerekani y'amata y'inshyushyu igice, uyitereka ahantu, ushatse azazana ubushera kuzurizeho. Si igice se, harakuzurizaho ubushera. Ariko iyo byuzuye agakandaho agafungura agasanga byuzuye, ubushera bwe arabugumana, ntahashyira ubushera bwe. Mureka tuvome twuzure. Abafite ibifuzo babura aho babishyira, abafite ubushera bwabo babura aho babushyira. Tugumane ubuntu bw'Imana, tugume twuzure. Amen. Haleluya. Haza kubwira tuzi runaka ukuntu yakuvuze. Umugore utamvuga iki? Amvuga iki ko turi umwe nge na runaka? Uruzuye. Ntahashyira ibye. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo Yesu arababwira ngo nimugire muteyemwe, nimuvome mwuzuze intango. Baravunika, baravoma, baruzuza. Ngo bamaze kuzuza intango, ngo yari amazi ahinduka vino. Iyo ibintu byuzuye birahinduka, iyo ibintu bimaze kuzura birahinduka, bihindura isura. Nshuti yanjye, ntabwo bisigara uko byari bimeze, birahinduka. Ngo yari amazi agira ati, ngo ahinduka vino. Ngo maze abwira babahereza ati nimudahe mushyire umusangwa mukuru. Iki mudahe mushyire umusangwa mukuru. Ngo baradaha, baramushyira, bashyiriye umusangwa mukuru. Ngo asogongeye, ngo yari amazi yahindutse vino. Ngo ariko we ntibamenye aho vino yaturutse, ngo keretse babahereza bavomye, ngo nibo bamenye ibanga ry'aho vino yaturutse. Yesu nashimwe cyane. Imana nigusubiriza muri aya masengesho, amashimwe yawe uzayasohokana bayumve bayakire, ariko ntibazamenye inkomoko yahavuye. Keretse wowe wasenze, keretse wowe wiyirije, niwe uzamenya aho byaturutse. Abandi bazishimira mu bitangaza byawe gusa. Ariko mwampereye Imana icyubahiro.
ababyumvana nanjye mu mpera Imana icyubahiro. Yesu nahimbazwe. Amina, haleluya. Ngo umusangwa mukuru nawe asogongeye biramucanga, ayoberwa uko bigenze. Arangije ngo asanga umukwe, agira ati ngo asanga umukwe yatangaye, ntiyamenya aho byaturutse keretse abahereza bavomye. Arangije ngo aramubwira ngo abandi bose babanza vino ziryoshye, abantu bamara guhaga bakazana izibishye. Aramubwira ngo ariko wehoho wabanje izibishye urareka barabihirwa, hanyuma y'ibibishye uzanye ibiryoshye. Yesu nahimbazwe. Reka mbabwirire ibanga, isi ikeneye ko abantu bayo binezeza, abantu bayo barya ibiryoshye, ariko bagasozanya no kurimbuka, bagasozanya no kubabara. Ariko umwami Yesu arareka tugabanza ibibishye, tugaca muri bya bindi bibishye, tugasharirirwa rwose. Ariko imbere y'ibibishye hari ibiryoshye, imbere y'ibibishye hari ibiryoshye bene data. Yesu nashimwe. Haleluya. Imbere y'ibibishye hari ibiryoshye. Komeza wicika intege nubwo ubona ubuzima bukakaye, nubwo ubona bintari amabuye, nubwo hirya y'ibyo hari ibiryoshye. Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya. Ubwoko bwayo buri mu bunyage bumaze imyaka 70, bari mu bunyage, nta uvuga nta ukoma. Mugabo mu myaka 30 akana kakihandagaza kakamukora mu bwanwa ntasubize, akareba hasi ntari bumukoreho, ari mu bunyage ntafite aho yigaranzurira. Bibiri nabwira ngo barota inzozi bakarota izibaca intege bakiheba, bakumva imyaka 70 bamaze aho bizaca he, bizaturuka mu yihe nzira kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Bibiri nabwira ngo n'abahanurira bakabahanurira ibinyoma, bibaca intege bibarambika. Ariko Imana dusenga, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe, irangije ihagurutsa Yeremiya iramubwira ngo haguruka ngutume ku bwoko bwanjye. 29 iramubwira ngo genda ubabwire ntibite ku nzozi barota, ntibite no kubahanurira mu izina ryanjye ari ibinyoma ntabatumye. Genda ubabwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza. Riki ryiza ngo rega nzi ibyo nibwira kubagirira ngo ni amahoro si ibibi. Ibyo yibwira kubagirira ni amahoro nshuti zanjye, ntabwo ari ibibi. Komeza usenga Imana, ibyo kwibwiraho ntabwo ari ibibi, ni amahoro. Ngo ndabare mu mutima w'ibyo bigiye kubona hanyuma y'ikisi. Niyo umuntu akuganirira akakubwira ngo hanyuma rero utega ugutwi cyane ngo wumviriza hanyuma. Imana ni inswa itazi ikiza hanyuma y'icyo. Niko ye ntikizi. Ndagira ngo ntangarize ngo hirya y'ikibazo hari igisubizo, hirya y'amarira hari ibitwenge, hirya y'intambara hari amahoro. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Aravuga ngo ntimwumvishe ibyo uwo mucamanza mubi, ibyo yakoreye uwo muntu. Ese Imana ntizarushaho kubikorera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Humura, komeza, komeza, komeza. Iyo bavuga inzira ifunganye, ibifunganye nyine ntabwo ugenda uko ubishaka. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ariko komeza. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Umugabo Baturumayo mwene Timayo, Yesu nahimbazwe, tumusanga muri Mariko 10:46 ngo yari umusazi w'imiya. Yabaga araho ntareba ntabona, uciyeho gusa akikanga igicucu mpa hari abamugiriraga imbabazi bakamuha. Hari n'abavugaga bati twarambiwe kudusaba, bagakwabuza nk'ibibabi bakanaga mu ntoki cyangwa amabuye. Ariko umunsi umwe ngo yimva inkuru y'umugabo witwa Yesu warimo guhita. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo yumva iyo nkuru ngo arataka, agira ate yemwe, ngo arataka, ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawudi mbabarira. Gusaba ibyo ukeneye kubanziriza ijwi ryitwa mbabarira. Yesu nahimbazwe. Ngo abari kumwe na Yesu, abari bazi ko bari hafi ye, abari biyemeraga ko bari inkora mutima aho ngaho, baramubwira ngo ceceka.
funga aho ngaho ntawe uravuga iki ariko ntabwo yacecetse arakomeza arataka. Hari ibigucecekesha, hari ibirimo bigucecekesha, hari ibihaguruka bikakubwira ngo ubwo nawe wasenga Imana ikakumva, wowe nawe wasubizwa. Ceceka ariko wibyitaho, komeza utake, bwira mwene Dawudi, mubwira ngo mbabarira, ntabara, ni wowe wandengera. Arongera ngo arataka, iryo jwi ripfumura muri icyo kivunge cy'abantu riragenda ryikubita mu gutwi kwa Yesu. Arangije afunga amaferi, arayafunga. Aravuga ngo hari ijwi numvishe, hari ijwi numvishe. Ngira ngo baramubwira bati igihe twavugira iruhande rwawe ijwi wumvishe ni irihe? Arababwira ngo hari iryo numvishe. Nimubwire ngo aze. Abamuzibije, abamubwiye ngo ziba, ceceka, niba basubiye inyuma baramubwira ngo humura, humura ngwino aragushaka, humura. Numara kuva ku ipanu bazakenera kukwitirirwa disi, uzaba wahumuye. Yesu nahimbazwe. Buriya bagiye kumubwira ngo humura, buri umwe yashakaga kuba ari umuzana, buri umwe yashakaga kuba ari umukurura, buri umwe yashakaga kuba iki. Ubaye ute? Amen, amen. Humura ngwino aragushaka. Kuko yari yabanje mbabarira, ageze imbere yaramubaza ati urashaka iki? Aramubwira ngo guhumuka. Arangije amukora ku maso arahumuka. Hatahana igitangaza cye. Komeza utake, wicibwa intege n'ibigutera bikeneye kuceceka, wiceceka, komeza utake. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Hari ibikeneye kuguca intege ariko komeza. Muzi inkuru za Eliya na Elisa mu bice bibiri by'abami ba kabiri, ngo igihe Uwiteka yendaga kujyana Eliya ngo amujyanye muri serwakira, ngo aramubwira ngo sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Undi ngo aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe, ntabwo nsigara, turajyana. Bibiri irambwira ngo baragenda bahura n'abana b'abahanuzi b'i Beteli, ngo baramubwira ngo ahura bizi ko shobuja agiye kugukurwaho, nawe uracyakomeje. Hari ibikubwira batari kubwo ntabwo ubizi, ubuzima bwawe ntuzi ukomeza, ariko abantu namwe mwishyiraho. Ubwo urumva uzava aho ngaho, ariko bibwira ngo ceceka, ndabizi, ariko ceceka. Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya, amen, haleluya. amen. Arababwira ngo nimuceceke, ndabizi. Hari icyo yarakurikiye, hari uwo yaratumbiriye. Yesu nahimbazwe cyane, Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Erega mama twari turimo nuko mba ntabyibutse, ntago mba nabyibutse. Yesu na amina, amina. Haleluya. Arababwira ati nimuceceke, jewe ngizene, ndabizi. Yesu nahimbazwe. Ngo Eliya arongera aramubwira ngo sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Gerugari. Aramurahira aramubwira ati nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe ntabwo nsigara. Ngo barakomezanya. Abi Gerugari sibo b'i Beteli. Ahasanga abandi baramubwira ngo urabizi. Abakubwira ibyuzi n'ababizi bakubwira babifashe uko bashaka. Yakubwira akaminura muhini, ibyo abanyarwanda bita akaminura muhini. Ntawe si ubwo urumva uzahera he Nyagasani Imana, ariko abantu mwishyiraho koko. Ntawe koko ariko akaminura muhini yaba yifasha atya, yaba yigize matya, arakubwira uko yumva yishakira. Warirase rero ngo uri inyuma ya Eliya, ubwo se uhanyije na Eliya amavuta, uhanyije na Eliya ubutunzi, ubwo se urabizi wowe erega agiye kugukurwaho. Ati ye ndabizi, nimugire muti. Cecekesha amajwi aguca intege igihe usenga, cecekeshwa amajwi ayo arimo kugucogoza ngo ntaho uzagera, uzahagera kuko wakurikiye ntakoze isoni. Amen. Arangije aramubwira ati noneho sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Undi aramubwira ati nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe ntabwo nsigarerega, namaramaje ninjye nawe. Aratitiriza amujya inyuma, urucantege ruhari ariko arakomeza, amajwi amuca intege ahari ariko arasunika, ibimunaniza bihari ariko arasunika. Arangije ngo baragenda, ngo maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50, ngo bajya hagize bate ahirengeye. Rata bari ahirengeye baba bakeneye kureba iki?
reka turare ukuntu zimukora, reka azakorwe n'isoni we, reka azasebe, twaramubwiye ngo yishinze muri Zayoni, reka bajya ahirengeye, abari ahirengeye bafite uko bareba kugira ngo babone uko zikorwa. Hari abihengekamo gake, hari abunamamo gutya kugira ngo babikenge neza, hari n'abifatamo gutya. Bari ahirengeye ngo barabakurikira, bajya ahirengeye ngo maze baragendana na Eliya ngo bageze ku mazi kuri Yorodani, ngo yari yarenze inkombe. Eliya ngo afata umwenda we arawuzinga, awukubita amazi, awukubisa amazi aratandukana, ayahajya hatanga inzira, bose barambuka. Ngo bariho bagenda baganira. Eliya ngo aramuhindukirira aramubwira ati noneho mbonye ko wanambyeho, mbonye ko wajuje, mbonye ko nta mutima wawe wasigaye inyuma, ubu noneho nsaba icyo ushaka, tukiri kumwe nsaba icyo ushaka ndakigukorera. Maze yo kagira abana, Elisa nawe ntiyisondetse, ariko Imana nikugirira ubuntu ntukisondeke. Erega gusaba n'ugusaba, aho gusaba ijana uzasaba miliyoni, uguha kugenera. Amen. Gusaba n'ugusaba, iyo utikoreyemo ugasaba ntukisondeke, saba ibifatika, Ego. uguha kugenera. Maze nawe ntiyisondeka, yo kabyara arangije aramubwira ati ndashaka imigabane 2 y'umwuka wawe. 2 y'umwuka wawe. Wowe watumye imvura igwa, urayihagarika irangije iragwa, ariko jyawe ndashaka ko ninapfa intumbi yanjye izazura umuntu. Ntabwo wibuka? Ndashaka ko intumbi yanjye izazura umuntu, amagufwa yanjye. Ntabwo wibuka ngo abantu bari bagiye gushyingura ngo bakikanga igitero cy'ingabo, barangiza uwo bari bagiye gushyingura bakamunaga kumva ya Elisa, ku magufwa ya Elisa, intumbi igahaguruka ikiruka igakurikira bari bayizanye. Amena. Aramubwira ati ndashaka. Undi uzi ukuntu yamubwiye? Yaramubwiye ngo unsabye icyuruhije, ariko numbona nkigukurwaho birakubera uko ubisabye. Umva nkubwire, muri uku gusenga, muri uku gushaka Imana, ntabwo ukeneye kwita ku majwi yavuza ngo ukebakebe, ukebaguze, ubyiteho. Bigusabye gutumbira, ugomba gutumbira. Amen. Hallelujah. Aramubwira ati numbona nkigukurwaho birakubera bityo. Muri uku rero uziko urimo kuyasoza, ushobora kubona serwakira izamutse kugira ngo ikubuze gusingira ibisubizo byawe, ariko biragusaba ko no muri iyo serwakira utumbira. Iki utumbira? Nimubona uyu mujyi wa Kigali ngo urimo isuku, kugeza ubu hazamutse serwakira nziza, wayoberwaho amashashi avuye. Wayoberwaho amashashi avuye n'ibishangara nta makoma arimo. Maze ngo bakigenda we ngo haboneka amagare n'amafarashi, ngo biza muri serwakira ya Rukukumba Shingwe, ngo bizamura Eliya muri izo serwakira. Rero ntabwo Elisa yafashe imyenda ngo ajye kurwana nayo, ahubwo yarwanya no gutumbira, kureba Eliya ko agenda. Arangije ngo aramubona, amubonye aravuga ngo ninceceka, aragira ngo sinabibonye, maze ngo arataka aravuga ngo data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Ngo ntiyongera kumubona ukundi, ngo hamanuka umwenda wa Elisa utakaye gutya hasi. Eliya agiye kuwusingira, afata uwo arawutanyagura, awujugunya hasi, aratambuka asingira imbaraga nshya. Iyo duhuye n'Imana, intege nke zacu zose turaziyambura, tukazikubita hasi, tugatambuka, tugasingira imbaraga z'Imana, ubuzima bugahinduka. Aratambuka asingira umwitero wa Eliya. Uwo yawujugunye kare, iyambure inshuti. Gira ibyo wiyambura muri aya masengesho, gira ibyo wiyambura muri aya masengesho, gira ibyo ucagagura, ubundi usingira ibishasha. Hallelujah. Arawusingira, yo kagira abana, awukubita ku rutugu. Hahindukira Eliya na Elisa, hahindukira Elisa, ngo ageze kuri Yorodani, ngo asanga Yorodani yarenze inkombe. Yagize ite yemwe, ngo yasumye yarenze inkombe.
arangije afata wa mwitero arawuzinga arawuzamura akubita amazi aravuga ngo Uwiteka Mana ya Eliya uri he? Amazi ngo ajya andajya. Abari bategereje gukorwa n'isoni barahirengeye, babona arimo arambukira hagati ya Yorodani, arimo araca hagati y'amazi. Abari bifashe batyo ukuboko kwamanutse guhinda umushyitsi. Umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Ibyo mbona urabibona, umwuka wa Eliya wari wifashe atya kwamanutse gutyo. Ariko mwampereye Imana icyubahiro ubwo mbagire. Bose birahinduka, baramanuka, baraza bamugeza imbere, bose bamwikubita imbere, baramubwira ngo databuja mabuja izi nyuma ya waruziko, izi nyuma ya waruziko, warubizi, urabizi neza, nyuma ya warubizi, urabizi cyane, urabizi nayubatse urya neza, warubizi vuba cyane, iki databuja iza inyuma ya waruziko. Abamubwiye ngo waruziko nibo bamanutse baraza bamwikubita imbere baramubwira ngo databuja. Aharaho Serwakira yateruye shobuja imunaga inyuma y'imisozi, ariko turimo abagabo b'imbaraga, twemerere tujye kumugushakira tumuzane. Kuva ryari? Iyo utarakarangwa ntuhumura, nta nubwo uryoha. Nimwemere muce kuri iyo pana, ariko ikiza mubaye mute? Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya, amina, haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu icyubahiro, haleluya, amina, haleluya, haleluya, haleluya. Mukomeze musenga Imana. Aho ngaho ubona ko birangiye niho Imana itangirira. Intege nke z'umuntu zigarukiye, imbaraga z'Imana yacu zihera aho ngaho zigakora ibikomeye. Wikwiheba, se nta kinini yakurengeje rata? Niki kiguteye ubwoba? Waba wararenze ibimanyu by'amacupa, iby'ibicuma biraje uvugije induru? Amen, haleluya, haleluya. Mukomere, dukomere ku Mana yacu, dukomere ku Mana yacu. Iyo tubonye uriya mugore nawe w'umupfakazi mu bami na bakabiri ngira ngo 4, havuga ko uriya mugore wapfushije umugabo we yari umuhanuzi, arangije asigara n'umwenda kandi ukomeye. Yesu nahimbazwe. Kandi umwishyuza ngo yarahahoraga, yarahahoraga ngo kandi yari afite abana be bangahe? 2. Noneho yazaga amubwira tumva warigenje ndabajyana babapagasi. Yafata ku mwana umugore ati noneho ndagira nise aragiye n'abana barajyanywe. Ariko arangije amenya aho ibye bibarizwa. Mwaje aho ibyanyu bibarizwa, nimuhumure birasubizwa. Yesu nahimbazwe. Arangije amenya aho ibye bibarizwa, aragiye abwiye umuntu w'Imana, aramubwira tumva muntu w'Imana, umugabo wanjye ari we mugaragu wawe, yubahaga Imana, yakoreye Imana. Yesu nahimbazwe. Haleluya. None yarapfuye, umwishyuza amereye nabi, arambwira ko njyanira abana kandi nibo dusigaranye. Ndaramubaza ati nkugire nte? Hari icyo waba ufite? Ako kwizera gakeya ako kaguhata kakakubwira ngo va ku kazi wiruke ujye mu nzu y'Imana, ujye gushaka Imana. Ako niko Imana iri bushingireho ikora ibikomeye. Aramubaza ati none se ufite iki mukobwa wanjye ngo mpereho? Aramubwira ati umuja wawe ntacyo mfite. Icyo akora mu gaherezo harimo utuvuta, harimo utuvuta duke. Aharaho kwizera ntikurimo guke, si guke. Nuko uzamura ukumva ntabwo kwasubiza ikibazo ufite, ariko aho ni Imana igiye kuzamurirayo
isubiza ibyawe. Aramubwira ati umva rero kuvuga afite, genda utire ibintu kandi ntutire bike, ntiwisondeke, nibyo nakubwiye. Gusaba ni ugusaba wikwisondeka, ntutire bike. Aragenda ye arabitira. Aramubwira ati numara kubitira tujye utungaho gusa twatuvuta. Iki ujye utungaho. Arangije ngo akagira atya kikuzura, akagira atya kikuzura, akagira gutya kikuzura, akagira atya bikuzura byose. Ngo abwira umwana ngo nzarira ibindi. Umwana ati mama byashize. Bigize bite? Biruzuye. Ngo arirukanka abwira umuntu w'Imana ati byahindutse muntu w'Imana, ntabwo bikimeze kwa kundi, ibintu byose byuzuye byasendereye. Aramubwira ati noneho genda ugurishe, genda ugurishe wishyura umwenda wawe, ibisigaye bigutungane n'abawe. Umugore aragenda, ifaranga ryose yarikirigiseho iryavuye ku Mana. Idolari ararifata, ngira ngo n'iri Nyarwanda rijyamo, iri paundi rijyamo, ifaranga ryose ararikirigita disi, maze ziza n'umwishyuza nk'uko yajyagaza. Ziza n'umwishyuza nk'uko yajyagaza. Yajyaga ahonda urugi avuga ati ndabajyana wowe, ndabajyana igihe wahereye, ndabajyana. Araza rukubita akingura, noneho ndabajyana. Undi atabande abandi. Iyo Imana yagushubije uravuga rikijyana, ariko ubwo mbagirene abandi ujyana, abana ko ari abanjye, ntwita ko tutari kumwe, igisenge ijyaho kutamperekeje, abana banjye urabajyana he? Nyiri mwenda akavuga ati ariko noneho yikanze iki? Niki cyamumaze ubwobara ku bintu akongera agahanda ati ndabajyana. Undi atari kwaga watuje urugi rwanjye ko ari jye warwishyiriyeho, waretse kuruca. Nige warwishyiriye. Iyi Imana yagushubije disi igutiza imbaraga, igutiza imbaraga zo kwishima hejuru y'umwanzi wawe, igutiza imbaraga zo kuvuga rikijyana. Ariko mumbagirene iki se? Umugore kera kabaye aragaganyuka, buhoro buhoro araza abanza kuraho gake. Bite bite ko inzu wayishenye uvuga ngo urajyana abandi, byagenze bite? Nyirango wakibaza atari kuyu icyamamaza ubwoba niki? Niki kimutsi ku mutima kubasubiza atyo? Ndatari ko tuza injira ahubwo umbwire neza. Ndarinjira ariko yikarakasa vuga ndabajyana, biragenda bityo. Aricara. Ndati harya ubundi umwenda wawe nangahe? Yabarangaye. Undi nyirango arayavuga. Ndaramubaza sura yashaka mu manyarwanda n'amadolari bimeze bite? Imana yashubije birahinduka. Rahira ko wa mugabo imvugo atayihinduye, yarayihinduye atangira kuvuga ayishaka. Nawe yatangiye mabu ayishaka uramama iki? Iyi Imana yashubije imvugo zirahinduka. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Yatangiye kwimwenyuza gake gake, amaze kubwirwa ngo urayashaka mu manyarwanda amadolari. Atangira guhindura isura rwose. Erega n'ubundi sinakabajyanye, ntabwo abana nakabajyanye. Oya sinari bubajyane rwose, nukuri mabu buriya erega ntabwo ariko byakagenze, sinari bubajyane rwose. Iki? Iyi Imana yashubije imvugo barazihindura. Komeza usenge, komeza ugire ute yemwe. Ngaho Imana iduhana umugisha. Nahejo nako naho ku cyumweru. Reka duhaguruke dusenge nanone dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Navuze ngo reka dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Bene data, iri jambo n'ubugingo, iri jambo n'ubuzima n'ubugingo. Hari abantu muri hano muri iri teraniro muri kano kanya, urabizi ko ubuzima bwawe burasa nk'uburi gukarangwa, ariko humura, hari impumuro nziza. Ubuzima bwawe nanone Imana irashaka kugira ngo ubuzima buryoshye. Komeza usenge, ntucike intege, komeza utitirize nk'uriya mupfakazi.
Yesu yaravuze ngo niba uyu mupfakazi utubaha Imana, udatinya abantu, utubaha n'abantu, yarabashije kurengera uyu mupfakazi, ese Imana yo mu ijuru izananirwa gute kutabara, kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Ngo ntabwo izazirangarana. N'isezerano ku buzima bwacu yuko Imana itazaturangarana. Reka muri kano kanya tuzamura amajwi yacu, ikintu kituruhije, ikintu kituraje ishinga, ikinaniza imitima yacu cyose, turi intore z'Imana, tumere nka Barutimayo mwene Timayo watinyutse agatabaza, agataka. Reka muri uyu mwanya buri wese azamura ijwi, ntibite kuri ruhande rwawe cyangwa se amajwi yandi yaza mu mutima wawe akubwira ngo Imana ntabwo ikumva, ntabwo Imana izagutabara. Oya, waje ahantu hakwiriye ni ku mukozi w'Imana yatubwiye, kandi wamenye gutabaza izina rikwiriye. Reka muri uyu mwanya tuzamura amajwi yacu, utabaza Imana, maze tutabaze iyo mu ijuru. Yaravuze ngo Imana izaturengera, ngo ntabwo izaturangarana. Ni isezerano Yesu yaduhaye. Reka tuzamura amajwi yacu muri kano kanya dusenge. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, warasezeranye ngo intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, ntabwo uzazirangarana. Mwami, hagati muri twebwe harimo abafite ibyifuzo bimeze nk'iby'uriya mupfakazi. Mwami, yari afite amadeni, ngo kandi abamwishyuza bashaka kumutwarira abana, abamwishyuza bari bamugeza ahantu hakomeye, bari bamucogoje. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, muri kano kanya turagutakira, kuko Yesu Kristo niwe gisubizo cy'ubuzima bwacu. Yesu Kristo niwe bwugamo bwacu wenyine. Yesu Kristo, turavuga nguriya mwanditsi, turafungura amaso yacu ku misozi, mbese gutabarwa kwacu kwava he? Ninde watwishyurira aya madeni Mwami? Ninde warengera izi mfubyi? Ninde warengera aba bapfakazi? Ninde warengera izi ntore zawe? Ninde warengera abamaze imyaka bashakisha, bakomanga, bashakisha Mwami, ariko n'abantu barabavuyeho? Niwe wabarengera, niwe waturengera, niwe waturengera. Abaganga barananirwa, abaganga barananirwa. Bibiliya iravuga ngo bari baracuje uriya mugore, ngo waramaze imyaka 12 afa, bamucuza utwe, ariko umunsi yibwiye ngo reka nkore ku musozo w'umwenda wa Yesu, yabonye gutabarwa. Erega bagukozeho barabatabawe, natwe turashaka kugukoraho Mwami. Muri iri teraniro turashaka kugukoraho, indwara zigakira. Turashaka kugukoraho Mwami Yesu Kristo, ubukene bukarangira. Turashaka kugukoraho tugasubirana agaciro. Turashaka kugukoraho Mwami Yesu. Turengere iryo sengesho ryacu, turengere Mwami, turengere Mwami. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nimurengezi. Imisozi itararembwa, isi itarabunga, uhereye kera kose uruko wahoze, uhereye kera kose uruko wahoze. Imyaka igihumbi Mana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe
bene data, Imana irashaka kuturengera. Ndagira ngo ibi byiringiro byo mu mitima yacu ntibigajuke, ntibicogore, ntihagire na kimwe kibicuyisha. Imana irashaka kukurengera. Imana irifuza kukurengera. Niba umucamanza utarakiranukaga, yaratitirijwe n'umupfakazi, uwo mucamanza akamurengera, Imana yawe komeza ushake mu maso hayo, iraza kuturengera. Hari abantu bifuza ko Imana ibarengera. Umukozi w'Imana yatubwiye ngo nusaba, usaba 100 ni nawe wasaba miliyoni. Uzamusabe kuko kukwima ntago biri mu gusaba kwawe, biri kuri we. Ndagira ngo mbararike ejo muzazi. Narabasabye ubushize mu cyumweru cyashize ngo mureke dusabe. Muri Mariko igice cya 11:24 Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo ku murongo hejuru baratubwira ejo nibyo twakoze ngo niba tutababariye ntago Imana nayo izatubabarira. Ku murongo wa 24 Bibiliya ikavuga ngo icyo tuzasaba cyose tugishyizeho umutima, ngo twizere ko twagihawe tuzakibona gisohoye. Bibiliya niko itubwira, avuga ngo icyo tuzasaba cyose tugishyizeho umutima. Narababwiye mureke tubishyireho umutima. Mureke ejo nanone tuzongere tuze mu masengesho hano twanditse ibyo twashyizeho umutima. Uvuga ngo ibi mbishyizeho umutima, nje kubahiriza Mariko 11:24. Ntuvuge ngo twarabikoze ubushize, kuko yatubwiye ngo dutitirize. Haleluya. Intore zitakira ryari? Ku manywa, ku zuba na nijoro. Ejo ni umwanya wo gutakira Imana nijoro. Tuzahurire hano tuzenge kugera amasaha tuzumva yuko Imana idusubije. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Reka none twongere dushimire umukozi w'Imana, dukomere Imana amashyi kubwe. Reka dusenge. Mwami, turagushima kubw'ijambo ryawe. Turagushima Mwami yuko uri Imana iturengera. Tugufite ntitwifuza indi umurengezi. Uku ni ukuri pe. Tugufite Mwami uraduhagije. Turagufite Uwiteka Nyiringabo. Ibyo twacamo byose, ibyadukaranga byose, tuzi yuko vino ya nyuma izaba iryoshye kurusha iya mbere. Ubuzima bwacu buzaba ari bwiza. Tuzagenda turushaho kugwiza imbaraga. Ijambo ryawe riravuga Mwami Imana ngo abategereza Uwiteka ngo bazatumbagira bo kunanirwa, ngo bazasubizwamo imbaraga nshyashya. Mu gihe abasore bazaba bacogoye, mu gihe abandi bazaba bananiwe, abasore b'imigenda bananiwe, Uwiteka Nyiringabo ngo twebwe tuzagenda tugwiza imbaraga. Ndasengera abana bawe abarimo barashaka amaso yawe, yewe n'abatarafata icyemezo cyo gushaka amaso yawe Mwami Imana, ubahe umutima wo gukunda, gusenga no gushaka amaso hawe, kugira ngo Mwami batabarwe, kuko nicyo gisubizo, niyo password wahaye itorero ryawe kugira ngo rirengerwe. Byitwa gusenga, byitwa mavi, byitwa kugutakira ku manywa na nijoro. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ububyutse n'ikibazo cyo gusenga kibe mu itorero ryawe, kuko waravuze ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Turagushima umukozi wawe wakoresheje uyu mugoroba Mwami Imana, ndetse n'abandi bose wakoresheje mu mirimo itandukanye, abakoze protocol, abakoze isuku, abaririmbye, abasenze, abahamagaye amaso yawe biriwe ku gicaniro. Mwami, ureke umugisha wawe ube ku buzima bwawe. Waravuze ngo nta n'umwe uberamo ideni, waravuze ngo munyereke umberemo ideni nzamwishyura. Uwiteka Nyiringabo, ubuntu utanga, amavuta utanga, umugisha utanga, umugabane uha abagukorera bataryaryo, ube kuri twebwe n'abana bacu twese, n'umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Hano haba igicaniro, ntukirirwe mu rugo uryamye, uzaza ku gicaniro. Yesu yaravuze ngo intore zitakira ryari? Ku manywa,
na nijoro hakaba hari ikindi gicaniro. Imana ibahe umugisha. Abashaka kuguma musenga namwe mushobora kuguma musenga, abashaka kunywa icyayi ni karibu, abashaka guhobera abo begeranye mubikore mu rukundo rw'Imana. Imana ibahe umugisha mwese.